nubwa kangahe umukobwa kwambura imbere yawe fata mikoro buri munsi niba mwamburira ego mana nta nubwo nanaziba amahoro nshuti bavandimwe aho muherereye hose mu mpande z'isi reka mbabwire yuko mukomeje gukurikira Iwacu place nyarwanda asobanuye kandi anasobanutse uyu munsi rero nkuko mubireba nanjye nabaye muswati ko bashobora sha urabura nyine ukuntu niki wenda nubwo mufite harya ngo ni nyashi ngo ni inyaki ndamuna dushobora wenda na nyashi nazadanje ku ruhande umwe ku ruhande undi ku rundi nkomeza nseka cyane nkagira cyane uko bivuga mu magambo cyane mu magambo mwana wanjye narafata ubwire rwashizemo kakano wakavuze cyane numva ese njye mba bekeze n'ubundi ubwire rwashizemo ndashaje buriya yes karakaburu tumaze gukena ntabwo wigeze ubishaka ntabwo nabishaka mba ndisize okay abantu bashobora kubona yuko wenda nshobora kuba nabishaka ariko mu by'ukuri buriya nicyo kimwe ese wowe bura ntiwabishaka ntabwo byakunda ntabwo byakunda gute ega turi abanyamwuga nicyo kintu rero nanjye nari ngiye gusobanurira abantu iyo abantu batazajya babona ibintu abantu bakora muri bino bintu bya movie cyangwa se bya comedy ngo bagire ngo nibwo buzima bwabo bwo hanze kubera yuko biba bitandukanye naho bihuriye rwose ariko nani kibazo ndaho nabishatse umuntu yera ariko ntagire ntago ari ikinyamwuga byo aho ngaho yaje kuvanga imirimo baba warengereye kandi mu by'ukuri se nyine ngubu wenda nk'abakobwa bashyashya baba bari kuza muri ino industry ushobora gutekereza yuko mu by'ukuri nabo bashobora kugira uko kwihangana baramutse bahuye na seti cyangwa se na filime zishobora kubakinisha bari mu buriri ubyumva ute cyangwa se wagira iyihe nama abana b'abakobwa bari kuza muri runo ruganda rwa sinema kuko of course ndabivuga kubera yuko bikunda kuba ushobora gusanga nk'umuntu ashoboye gupanga script cyangwa se inyandiko ya filime hanyuma ugasanga noneho bashyizemo nizo mu buriri nkuko natwe tuba tuziki mu by'ukuri ugasanga biragoye umwana w'umukobwa kwiyumva ngo ngo ndi gukina ngo ndi mu buriri ngo ndi gukina ngo abantu badukurikirana ikintu nabwira umwana w'umukobwa wakwinjira muri uyu mwuga wacu ibi ngibi ni akazi ni ukubikora ubikunze ariko ukabikora nk'akazi ibintu byo abantu benshi baba babona nyine ari ukwishimisha ari ukugira ute ariko kano ni akazi ni akazi tugomba kubaha ibi ni nk'akazi mademoiselle wenda urabona wenda ntabwo ari igihe kirekire cyane abantu bakuzi muri sinema nyarwanda ariko mu by'ukuri hari ibintu bihambaye byagukuruye kuza muri uyu murimo cyangwa se muri uyu mwuga wo gukina amafilime mu by'ukuri ni igiki kintu cyaba cyarakugoye kugira ngo ubashe kugira experience nk'iy'abantu bakomeza kukubonana ku ma screen jewe ikintu cyangoye ni ugushaka abantu dukinana kuko nyine nabikoze numva ari ibintu bindimo ari nyine nkumva ni Imana indimo ariko ikibazo biba gushaka nyine abantu dukorana abantu bazamura impano yanjye nanjye ngo menyekane nibyo byabaye ikibazo ubu se uri kumva mu mutima wawe bimeze gute noneho kandi wageze kuri channel watangiye gukina amafilime ndetse ugiye kugaragarira isi kandi noneho ku rwego ruri international urabyumva nawe it's amazing grace kuba waba cameraman kubaza ikibazo
Ahera kuri wowe. Ahera kuri wowe imvura yaguye twakinnye none turi mu mazi. Okay, muranabibona tuje gukora ikiganiro tugiye mu makavurori kugira ngo nibura umuntu abashe kugarura ubuyanja, abashe kugarura ubushyuhe mu mazi. Umuntu nyine yiyumvaga nk'umuntu usanzwe, niyumvaga nyine nk'umuntu usanzwe ariko ndi gukora ibintu bidasanzwe. umuntu uri koga. Yes. Ni ubwa kangahe umukobwa kwambura imbere yawe? Fata mikoro. Buri munsi niba mwamburira. Wowe ishwe kangahe wambura imbere? Ego mana nta nubwo naraziba. Ndabona ushobora kuba zibuka. Ese none ko mubaze ni bangahe wenda? Okay. Umubare. Mubaze ku munsi ni kangahe abikora. Umukobwa nakoye ntashatse wanyamburiye imbere ni rimwe nyine nk'uko mwabibonye muri iriya episode. Ari iwe ngewe. Ari wowe undi rero okay, undi we naramukoye ni no kuzuza inshingano zo by the way. Yes. Biriya bintu ukishije uyu mukobwa wabikinisha muri cyo cyangwa umugore wawe? Yes, birashoboka cyane kubera yuko nta kibi kibirimo. Uretse ubundi kubaza ntabwo ari ikibazo. Yes. Ndikate. Nari yagize ikibazo. Wowe wabyumva gute? Nje nk'akazi iyo wama yose ni akazi. Ibi ngibi biriya dukina bitandukanye na nyuma ya kamera. Ni mu kazi tugomba gukora akazi uko bikwiye, twagera hanze tugakora njyewe nk'abafiye njyewe wo mu rugo usanzwe. Kara ni akazi kira kipe nagikora. Akandi kabazo k'amatsiko rero. Ubona nta ngaruka? Ingaruka zishobora kubamo. Yes, ingaruka zishobora kubamo. Ariko I know you remember everything has disadvantages and advantages. Kote negatifu avec kote positive. Ibintu ubundi mu buzima dukora cyane cyane muri runo ruganda cyangwa se muri kino gisata cya filime, abantu bashobora kubigenderaho ukaba umunyamugisha, bakaba banabigenderaho ukaba umunyamuvumo cyangwa se. Ariko buriya abantu ntibakajya badufata uko tutari. Nimba ndi gukina mu buriri nambaye ipantaro n'umuntu turi gukinana yambaye imyenda yose, wenda nkaba nagaragara mu by'ukuri yuko okay narindi mu gikorwa, ariko ngewe nta nubwo nigeze mbitekereza by the way. Nigeze mbitekereza abantu mwaba mudukikije gutya ku cyumba, amatara ari kwaka, amakamera 3, kamera 3. Reka njye mbabwire kamera. Umeka ndabwire wenda nuko mutari kumbona n'ubundi muzambona. Ariko inyuma y'ibintu haba hari abakameramani babiri, hari n'umukobwa wifashe itara, hari undi ufashe sound, abo bangahe, hari na director, hari chief director, bose baba bahari. Urumva uwo muntu hari ikintu yakora ntibibaho. No kuvuga ngo abantu musobanurira abantu babibona bagakeka ibindi bintu hafi ya bose ahubwo abenshi utarabashije kugera kuri set abantu bari gukina abazi ko nyine kwa kundi makuru turyamye, abazi ko nyine byarangiye kandi mu by'ukuri bitabaye. Of course bitabaye. Ikintu tuba turi gukina ahangaha ni ukugaragaza umuco n'imimerere, ikintu mwebwe mukabasha kwigiramo akakugisha rimwe kabiri gatatu, akakugisha ivagaha. Ntabwo ari uzakubwira ngo ba ministeri, ahubwo uzatoranya bya bindi byatumye uba ari byo ukoresha, uvane n'ibyo ukoresha ukora akazi kawe kuba ministeri. Ntabwo natwe tuba turi gukina bino kugira ngo abana cyangwa se abandi bantu babyishoremo, ahubwo nk'ubu nk'iyi character nari gukina ndi nyiri byondo, hari ba nyiri byondo benshi bameze batya
abapangayi babaza bakaba mu mazu umwaka umwe 2 3 yamara umusaza bakunzi bacu ibo tuzabakorera kandi gace kayo yes kugira ngo mubone neza inyigisho twashatse kwerekana exactly kubera ko birahari cyane ba nyiramazu umva barashinyitse basigaye birira utwana ebana babwira abagore babo ngo bakavuga ngo amafaranga ngo nayanywereye cyangwa wenda ngo hari utuntu hari udushinga nayashyizemo kandi umwana yashyizemo inzu narayikoresheje nashyizemo irindi range agakora buryo ki ari bukore akantu katarenze 10,000 kugira ngo yerekane ko yakoze nyine niyo mpamvu. So guys, muri buno buzima rero buriya hari ikintu abantu badakunda kumenya. Reka tubabwire yuko nimba ufite inzozi zo kuba wakina filime, zo kuba wagira YouTube channel, zo kuba wagira TikTok cyangwa se Instagram iri high, iri ku rwego rwo hejuru, reka tukubwire ngo hamagara kuri izo nimero uri kureba munsi kuri screen, hanyuma tugufashe guteza imbere izo mbuga nkoranyambaga nawe zibashe kugutunga, zibashe kukubera ubuzima. Kubera yuko ibingibi tubikora nk'akazi kandi nayo tukabikora nk'umuhamagara. It's our vocation. It's a vocation, ni umuhamagaro wacu kuko twebwe twaremewe kubakorera ibyishimo. Kabone nubwo twebwe imitima yacu yaba idafite ibyishimo, n'inshingano zacu kugira ngo twebwe tubagenere ibyishimo. Noneho rero umwaka uri kurangira. Mu by'ukuri ni igiki kintu ushobora kwifuriza abakunzi ba Iwacu Place cyangwa se yicano bagiye kujya bakurikirana aya mafilime, mu by'ukuri mu rwego rwo kubifuriza umwaka mushya muhire wa 2025, kimwe cya kabiri cy'ikinyeje kimwe cya kane purito. Abakunzi bacu rero bicare batuze, tugiye kubaha ibintu byiza. Uyu mwaka turatangirana n'amaproje mashyashya kandi meza cyane. Yeah. Bishatse kuvuga ngo uko byamera kose hari ibintu bihambaye muri gutegurira abakunzi ba Iwacu Place. Yego rwose. Nuvuga ngo Iwacu Place, nimvuga Iwacu Place uhita wumva Iwacu movie, wumve Iwacu series, wumve Iwacu skit, wumve we gonna make you happy in these holidays. Yeah. We gonna burn in fire on the street, we gonna burn in fire. Yes. Sembazi nkabaze ngiye kubaza mwese umuntu asubiza ikibazo bwa mbere aratsindira itike mu cyura. Wow. Mbo icyo kibazo kigomba gusubizwa icyo kibazo uragisubiza mu gihe kingana n'amasegonda 5. Nuraba aya masegonda 5 nashira nta yagisubiza maraba mutsinzwe. Mbo ikibazo kiragira giti ufashe wowe nawe ni babiri, wowe baguhaye 2 nawe bakaguha 2, nangahe wahereza mugenzi wawe ngo nangahe wamuhereza mugenzi wawe ngakurusha 1000 igihumbi wewe wamuhangaye nago tsinzwe babizi wacu nabibayalize nawe igihumbi nawe ramu na mama ganarindwi mwatsinzwe ko n'amasegonda 5 yarangiye. Ntabwo nacyumvishe neza. Watsinze ikibazo wari wacyumvishe. Reka uraza gusubiza byarangiye uceceke. Nabajije ngo oya nabajije wamuhangahe ngo akurusha 1000. Yewe kabitegisubiza baretse ceceka subiza. Namuhangahe ngo andusha 1000. Namuha 1000. Akaba bangahe? Akagira 3. Wowe ukagira muyamenya rye yandusha 2. Yabandushije 2. Icyo mwatsinzwe. Okay, bisoza kandi gishingiye ku mibarize gute gishingiye mu mibarize ngo bababwiye ngo
ngo nangahe ngo wamuhereza ngakakurusha 1000 kandi ari bumuhereza nyine amafaranga nyine nangahe yamuha ngo amurusha 1000 arakimushuti se kandi ari bumuhereza 1000 ari babahaye 2 undi 2 yamuha ngahe ngo amurusha 1000 kugira ngo uragira n'isigara nawe ngo yishyire n'isigara amafaranga wamuhereza rero ni 500 ukagira 500 ukagira icya 5 mwatsinzwe ukata umurusha 1000 dukatinze oya ibyo bintu imibare ya